Ntabwo Yesu yigeze acogora kandi turi mu murimo Yesu ubundi byo Yesu yakoraga uyu munsi nitwe tubirimo. Ubwo bivuze nk'umurwayi wese waje kuri amani rakiza Yego yatashye abonye igisubizo. Nanjye mbangana ni diamond paka rigiye rimuvuyemo ngarize zengeza paka rigiye. Hari nabo dusengera twajya kumva ati turagiye ati turagiye ndaho tuzagaruka ikavuga ati turagiye umuntu twagiye ati yego ati mberetse gusengera umukobwa yari afite ubukwe yararasezerana hari ngo kuwa gatandatu noneho agira ikibazo hari kuwa kane urumva hari kuburamo umunsi umwe kuwa kane uwa gatanu kuwa gatandatu ubukwe buraba yego noneho yarariwe mu rugo ari wabo mu rugo wa mukobwa aragenda arazinduka karekare yigendera ababyeyi baramubura bari bafite gahunda yo kujya kugura ibishingiranwa mu soko n'ibindi byose ahubwo we yitegera imodoka imujyana i Karongi aturutse bita Kurezine urumva harimo urugendo ry'Ikarongi ndabyumva Kurezine mugabo Imana igihe cy'umutima wawe ushaka ahantu hose mu kazi ibintu byose ubona byaranze haba amadeni Imana iguhaye cy'umutima wawe ushaka haba mu buzima bwawe haba ku bana bige batsinde kuko Imana iguhaye cy'umutima wawe ushaka mu buzima bwawe bwa buri munsi ibyo wibajije bikakuyobera Imana iguhaye cy'umutima wawe ushaka ako gahinda kawe ibyo byari bigukuriza Imana iguhaye cy'umutima wawe ushaka ibintu byawe byose byari byarananiranye twavuze ngo hari izindi mbaraga kandi Imana yongeye kugutabara Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro etaya mando asire claire tokere aseka ndabona Imana muri iri jambo hari abantu yongeye kugirira neza pere wa etaya mando asire claire tokere ngakiri umugisha wawe etaya mando asire claire byifuzo bya Imana irabikemuye etaya mando asire claire tokere aseka ni by'agacukeshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David ninjye mugiye kora muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone hano ku ruhande rwanjye muri kwabona umutumirwa wacu uyu munsi hanyuma rero uyu munsi ntago turi twenyine nka Gonarike Plus ahubwo turi kumwe na Ndi Umukristo TV uyu munsi nicare ku Gisenyi aho naje gusura umukozi w'Imana muri kubana hano kuri kamera za Gonarike Plus ubushize twakoranye ikiganiro ariko uyu munsi biraza kuba ngombwa ko yongera kuza kutwibwira ntago ndi umuvuga izina cyane kari umuntu mukuru uyu mukozi w'Imana rero kabanze muvuge ni umuntu w'Imana yagurukije muri iyi minsi ndetse hano ku Gisenyi ubuhamya afite buratangaje ni ubuhamya bukomeye abantu we yagiye afasha mu buryo bwo gusenga abantu yahanure bigasohora abantu yasengeye indwara zigakira n'ubushize bibuke neza ubwo twahuye nawe ari kuvuga kavuye mu kigo cy'ishuri gusengera umwana w'umukobwa wari wafashwe n'amadayimoni bivuze ngo uyu ni umuntu dukeneye mu gihe nk'iki Imana yahamagaye mu gihe nk'iki narabwiye hano kuri Gonarike Plus ndetse n'abandi muri kuri Ndi Umukristo TV nabwiye ko mu gihe nk'iki dukeneye abakozi b'Imana barimo imbaraga y'Imana barimo amavuta y'Imana hanyuma rero aka niko kandi kugira ngo dukurikire umukozi w'Imana Imana iri gukoresha muri iyi minsi hanyuma ku bantu bafite ibibazo abantu bafite ibyifuzo abantu babona ko ibyaha byarangiye ubuzima nta kize cy'ubuzima bafite uyu niwe mwanya kugira ngo muze gukurikira kino kiganiro muze kubonamo imbaraga y'Imana hanyuma turaza gufata nimero dusoje kuganira n'abatindeye cyane reka mwakire mukozi w'Imana ndakwakiriye murakoze cyane umeze ute meze neza nda kibazo urabona Imana iri mu kazi rugendo ikora ibintu by'imbaraga Imana iri mu kazi turaza kubigarukaho mu kanya ko Imana iri mu kazi kuko hano dufite abantu benshi badukurikiye bashaka kumva imbaraga y'Imana bashaka kubona ibitangaza by'Imana bashaka kumva ko hari kirabahanuzi banyabo yego banya batari babahanuzi bo kuza ngo babeshya abantu ngo turi abahanuzi mu by'ukuri nta Mana bakoresha cyeshima Imana ko hano kuri Gonarike Plus ndetse no kuri Ndi Umukristo TV Imana igenda ideheza abakozi b'Imana bakima imbaraga y'Imana hanyuma rero hani iwacu tugira ingeso yo gusenga kugira ngo dutangire ikiganiro twiragije Imana kugira ngo amagambo turibuze kuvuga Imana yituyobora muri ayo magambo kuko twebwe twiyoboye twakwivugira ibyacu ariko Imana itiyoboye twavuga ibya izina ryayo rikakomeza gahabwa iki icyubahiro dushyira imbere y'Imana reka dusenge Mana mu izina rya Yesu none turagushimye uhabwe icyubahiro turagushimye kwabanye natwe turagushimye Mana mu izina rya Yesu kwakoze imirimo n'ibitangaza uyu mwanya ukaduhuza na Pasi uhabwe icyubahiro rero ukomeze ubane natwe ariko tutaitwakomeza turangamira imbaraga zose z'abadayimoni kirogwa yose Satani turahagarika mu izina
rya Yesu. Bana natwe utuyobore, umwuka wera w'imbaraga ukomeze ubane natwe muri uyu mwanya, kandi icyo ugambiriye gukora, kuko Mana ndaguhamagarira umuntu busa, ahubwo umuhamagara ari icyo ugambiriye kuvugana n'ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ukora ibintu by'imbaraga ku bantu bose badukurikiye, haba hari urwaye agire yumve gukomera kwawe, haba hari ufite ibyifuzo yumve gukomera kwawe. Mana buri muntu wese uzadukurikirana azabone neza yawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kwabanye natwe, gahunda zose ukomeze uzibemo, kandi umwuka wera w'imbaraga ukomeze ugaragare muri uyu mwanya, kandi imbaraga zawe zikore muri uyu mwanya. Mana dukomeze utuyobore nguko twari tubivuze, utwiyoborere. Urakoze, gukora kwawe bikomeze bigaragare muri uyu mwanya mu izina ryawe Yesu, amina. Hanyuma ku bantu badukurikiye nongeye kubaha ikaze, nawe umukozi w'Imana nongeye kuguha ikaze muri aka kanya. Yego murakoze cyane. Tuze kuganira hano ku Gisenyi, hari akabeho, ntago byari bisanzwe wenda sinzi muri iyi minsi, ariko hari akabeho, abantu bari buze kutubonamo akabeho, muze kwihangana nuko nk'uko Imana iraba yabyemeye. Hanyuma meze ute? Meze neza cyane nguko nari mbikubwiye mu kanya. Nda kibazo, ndashima Imana, nda kibazo rwose. Uragaragara neza nk'umuntu wasenze Imana. Kubera Imana. Kubera Imana. Oya, uragaragara neza, uragaragara neza cyane rwose. Uri muri cyagiye cyawe cyanza? Ahubwo urebye aho ndi uyu munsi, nshingiye iby'Imana iri kungoresha, ntabwo ndi muri nza, ahubwo ndi mu byo Imana yavuganye nawe. Uri muri ndakoze. Mbese yego, mbese n'umwanya mbagaze mu mwanya wo kubwira abantu ibyo bamaze iminsi basengera, kuyo ari we munsi Imana igiye kubishira mu bikorwa bisohoza. Uyu munsi tubwire abantu badukurikiye hano ko uyu munsi byabo Imana ibuze kubishyira hirya rwose. Ariko ngarutse mu ruhande rumwe, Yesu yabwiye umuntu umwe, aravuga ngo kwizera kwawe niko kuragukiza. Ubwo bivuze ngo umuntu ubuza kwizera muri iki kiganiro tugiye kugira cyane rwose, nta kabuza uraza kubona ukuboko kw'Imana cyane rwose. Hari umwe wigeze abwira Yesu, aramubwira ngo tuma ijambo ryawe riragera mu rugo, rirakora icyo rikwiriye gukora. Uwo muntu yari afite umwana urwaye, arangije abona ibintu byarakomeye, afata umwanzuro. Yari yaramuvuje ahantu hose byaranze, afata umwanzuro wo gushaka Yesu. Rero uyu munsi ku muntu wese nawe ukurikiranye iki kiganiro, kubera ko hari umwanzuro wundi arabafashe, kwizera kwe kuramukiza mu izina rya Yesu. Kwizera urarikunda cyane. Kwizera reka mbwa tuze turigarukeho. Reka kwizera tuhite tukugarukaho mu kanya, kuko wavuze kwizera cyane rwose. Hanyuma nagira ngo wibutse aba bantu badukurikiye hano, hari abantu baba badukurikiye batakuzi cyangwa se barakubonyeho. Yego. Usibye n'abadukurikiye batakuzi, n'ababyeyi bawe baragukurikiye. Yego. Ariko amazina yabo bakaba bategishobora kuyavuga neza. Yego. Cyangwa si hari inshuti yawe ya kera. Yego. Muherukana tukiri hahandi tuzi twese tuziranyeho, n'abadukurikiye tuziranyeho, hahandi bitari bisobanutse neza, uyu munsi bakaba kubona mu mazina ye ashobora kuba yanarahindutse. Yego. Gerageza twibwire gakeya. Ni nabyo byiza cyane, kandi buriya iyo umuntu ambwiye kumwibwira biramfasha cyane, kuko hari icyo byongera kunyibutsa. Mu yandi magambo nihuse, nitwa Imanirakiza Jean Dodiye. Imanirakiza. Mbese iri zina nanjye cyane iyo ndivuze nongera kwibuka kuri mama. Ndumva igihe duherukana, mberuka ngubwira ngo numvishe mama iri zina maze gukura, mubaza impamvu yanyise Imanirakiza. Noneho ngiye natekerezaga ko nzaba umuntu w'umukire, numva narabikubwiye mu gihe cyashize. Wibazaga impamvu Imana yakwise Imanirakiza. Mbese nibaza ko nzaba umuntu ngatunga amafaranga menshi cyane, ngakira cyane. Noneho mba muri ubwo buzima, mba muri ubwo buzima, ariko ngabona amafaranga atari kuza. Ngabaza mama ko wanyise Imanirakiza, ngiye nari nzi ko ngomba gukira cyane, ngatunga amafaranga menshi cyane. Mama akambwira ati, mwana wanjye, kukwita iryo zina nuko uko biri kose hari umugambi w'Imana, hari icyo Imana ishaka kuzagukoresha. Ngavuga ati ngiye nagira ngo n'amafaranga menshi nzatunga. Ati oya, hari ikintu Imana ishaka kuzagukoresha, kandi no kuvuka kwawe wavutse hari ibintu Imana iri kumbwira. Noneho mba muri ubwo buzima, igihe kigeze rero imba ninjiye muri ibintu by'Imana byo gusenga. Ninjiye mu byo gusenga, najya kubona ngabona nabanzaniye umuntu wasaze, ngamusengera, ngabona arakize. Ngabona nabanzaniye umuntu urwaye, ngamusengera, ngabona arakize. Bakanzanira abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye, ngasenga, nyuma yo bakagaruka bambwira ngo bya bindi wasengeye byarashobotse, byagenze neza. Noneho ngumva nabo bari kwibanda ku jambo rivuga ngo Imana irakiza.
mbona gusobanukirwa rya zina. izina ubona kurisobanukirwa neza. Mbona kurisobanukirwa, ndarisobanukirwa cyane. Rero iri zina mama yanyise nawe yarari mu mugambi w'Imana. David, yego murakoze cyane, murakoze cyane. Yego Imana ishimwe. Ndanezerwa kubona nicaranye nawe, ngongira nganezerwa kubona nicaranye na Pastor Laban. Mbese ndicaraga avuga ni bya bindi Imana yavuganye nanjye. Imana ishimwe David. Ngabani bya bindi Imana byose yambwiye. Ubundi Imana yari yarambwiye ngizanyicazanye n'abakomeye. Ubwo se ngenda komeye. Cyane urakomeye. Cyangwa komeye Imana ikurimo. Oya, mbona ibyo. Ari yego Imana ndimi irakomeye, ariko kuba yambuje nawe, yambuje n'umuntu ukomeye. Nanjye hano mfite umuryango w'abantu benshi bankurikira. Nanjye mfite umuryango w'abantu benshi bankurikira hano. Imana ishimwe. Mba nagize ngo ngezeho ubutumwa bwiza. Yego kandi nawe Imana izajya igenda bigihora umugisha, kuko ibi nawe uri mu murimo w'Imana. Yego nawe uri mu murimo w'Imana. Twari tukivuga kuzina rero Imana irakiza. Ndi kuvuga ngo abo bantu badukurikiye. Yego. Ni cyo kintu twababwira nk'abantu bafite ibibazo baba baremerewe. Hano hari abantu benshi bafite ibibazo. Noneho kuza uri nk'umukozi w'Imana, Imana yakwise Imana irakiza, kandi hano hari abantu benshi barwaye. Ni cyo kintu twababwira, kandi nabo bakeneye gukira, bakeneye kubona imbaraga y'Imana. Yego icyo twababwira nonaha nuko bakizera ko hari Imana ikiza abarwayi, hari Imana ikemura ibintu biba byarananiranye, hari Imana yongera kubaka ubundi buryo ku buzima bw'umuntu bikagenda neza. Icyo rero nabizeza nuko uyu munsi hari ibindi Imana igiye kubakiza. Ese Imana iraki wahari ujya wira ukabona ko Imana igukoresha ukigirira ubwoba. Cyane hari igihe nigirira ubwoba ngareba ibintu Imana ikoze, nanjye ubwanjye avane se ni njyewe wasenze cyangwa, ariko ngibuka ko ari Imana. Ngibuka ko ari Imana atari nge, habwa Imana kariyo yakoreye muri nge, igakora ibintu by'imbaraga umuntu agakira. Imana ishimye cyane. Ariko reka nongera ngo ubwire ikindi cyanejeje muri iyi minsi. Kandi buriya njya gukunda cyane, ugikunda kumbaza ngo ubundi ikintu cyakunejeje ni iki. Nari maze igihe kirekire hari umuntu ndi gusengera, yari yarize amashuri, ariko ageze igihe y'amashuri yaha ku isi, ageze igihe ariga, ariko ubuzima buranga, araparayinga ngo ajye mu bigo byo hanze biranga. Yarageze igihe cyo kwiheba, atangiye no kumbwira ngo menya atari Imana yavuze. Bese kwizera kwari kutangiye kumuvamo, ati menya atari Imana yavuze. None niyo ni Imana yavuganye nawe, yakubwiye kuzajya hanze muri Amerika, atari kuzanajyayo. Noneho ikintu cyanejeje, yarambamagaye ejo bundi arambwira ngo ubu yuriye indege aragiye. Mbese ubundi kumva nezejwe n'icyo ubu yagiye mu bihugu byo hanze muri Amerika, ariko kubwo gusenga. Ariko nyuma yayo yaratangiye kwiheba, bya jambo rongo Imana irakiza. Numva nanjye ndabari koko iyi Imana iri gukora ibintu by'imbaraga. Izataza kurigaruka kenshi. Amen. Hari abantu baba badukurikiye hano, nk'uko bivuze bagiye batakaza icyizere, bakavuga ati twarasenze Imana, bakaba bari kwibaza ati se koko Mana ni wowe watubwiye bya bindi ko twategereje igihe kirekire bikaba byaratinze gusohora. Yego. Aba bantu ko twahuye na Imana irakiza, tubabwire nk'iki. Mbazaniye ijambo uyu munsi rivuga ngo igihe wazengurukiye ubutayu kirahagije. Iki ni cyo gihe Imana igiye kugushira mu mugisha wawe. Uranyumvishe David? Sawa Mana yakeneka dukomeze, kuko nanjye ntacyo narenzaho, kuko ari ijambo wumva ukumva nta kintu ufite cyo kurenzaho. Cyane ko mba mvugira bano bantu baba badukurikiye, cyoko nabo iyo babonye hari ikintu barenzaho mugomba kutwandika muri comment kugira ngo tuze kumenya uburyo ubutatwazaba tukaganira. Hari igihe wigeze ubaho kumva wivovoteye Imana, ukubona Imana ntakiri kumwe nawe, ukavuga ati siko ko Mana wemeye ko bigenda gutya, ukumva nyine wivovoteye Imana, ukavuga ati siko ko Mana koko uracyabaho cyangwa ntabwo ukiri kumwe nanjye. Ahantu cyane mba numva nivovoteye Imana rimwe na rimwe, ariko ngongera ngagaruka hari igihe Imana ibikoretse kugira ngo irebe imbaraga zuyaguhaye. Mpamvu nkwaje nk'icyo kibazo, hano hari abantu benshi baba badukurikiye, baba bari mu ibyo bishye. Nubwo adukurikiye avuze ati reka mpfe kureba n'ubundi nibisanzwe basanzwe bavuga nk'abandi bose. Urumva? Ariko iyo tugeze ku muhanuzi nkawe uvugana n'Imana, sibyo? Yego. Ubasha kubasubizamo ibyirinyo wewe n'abakarira ko nawe ibyo bintu wabiciyemo, kuko n'ukuntu ugaragara neza pe.
ugaragara kuri muri cyagiye cyiza Imana yakubwiraga kera ukaba ari cyo wicayemo. Yego nibyo rwose. Bo murakoze cyane ariko irashaka kukubwira buriya rimwe na rimwe iyo banzaniye umuntu ngo musengere ngamusengera ngabona isaha ya mbere irashize ngabona iya kabiri irashize ngabona umunsi urishe ngiri kumwe nawe ubugwayi yabarwaye ngabona bitari byarangira uruhande rumwe ndongera ngabwira Imana ati Imana ni wowe wampamagaye kandi uyu muntu agomba kuva hano abonye igisubizo cyangwa uyu muntu uri gusengera agomba kubona igisubizo. Rimwe na rimwe mbere nabonaga Imana itinze gukiza umuntu ngagira kwivovota vanese wowe wivovote uri gusengera abantu wowe bwawe nta buzima waciyemo butuma wivovota. Nanjye burahari harimo ubundi ariko aho naho ni mpamvu narinjetse kubakubwira mbere nasengeraga umuntu abona adahise ngumva ngiye mukure kavuga ati ni wowe wampamagaye. Yego afata Imana ni wowe wampamagaye ariko Imana irigwanirira Imana ikagwana urwo rugamba bikarangira wa muntu cya kibazo afite gikemutse ngabona ibibazo yari afite ngubu urugero nigeze nsengera umuntu wari urwaye ibere w'umumama yararwaye ibere rizamo ikibyimba. Abamama ngenda nabakuru abamama aho muri mwubahwe abamama bankurikiye bose aho muri mwubahwe. Yego kandi ngubura ngo umumama ashushanya umwuka wera hano ku isi cyane rwose. Noneho mama ushushanya umwuka wera hano ku isi cyane rwose. Noneho uwo mubyeyi ndamusengera maze kumusengera mbona ukwezi kwa mbere kurashize kandi Imana yari yavuganye nawe kiramukishije. Mbona kwa kabiri mbona kwa gatatu arongera arampamagara arambwira ati none bya bintu ndwaye ko mbona bigikomeje bimeze biti ndavani uko biri kose cy'Imana yakuvuzeho byange bikunu kwiriye gukira. Cyakora ako kanya Imana irangoresha imbwira ngo nimubwira afata amazi akaraba aho ngaho yari afite ikibazo amazi asanzwe amazi asanzwe yo mu rugo yaramazi naramubwiye ngo amazi yaraye mu nzu no Imana yarambwiye ngo umubwire amazi yaraye mu nzu yiwe oya yaramazi Imana yarambwiye umubwire afata amazi garaye mu nzu yego oya cyane garaye mu nzu ye amazi yaraye mu yego niko nanjye Imana yambishuriye cyakora afata amazi ayakarabaho yari afite ikibazo kwiberi amaze kuyakaraba noneho yarambwira ngo kumva imisonga iri gutera cyane imisonga abaho amaze gukaraba ndabona niko biri kose Imana mbonye gukishije. Arangije arambwira ngo jya jambo tubwira ngo Imana irakiza none ubundi ati jya jambo tubwira ngo Imana irakiza na jya zina ryawe iyo turivuze tuzi ko Imana birakorera muri iryo zina. Imana irakireka nkwibareze kintu nyine tugiye gukomeza none tujye kuri cya kintu weho cyatumye wivovota Imana ku buzima bwawe. Yego sibyo ahanga tumaze kuri iki kintu wivovota Imana uri gusengera abantu iyo mbonye batari gukira rimwe na rimwe narivovota n'umunsi nawe nabaga nananirwe buvande nabaga nananirwe hari gukubita daimon ukabona rwose eri kwanga kugenda abantu badukuri ukayikubita ukahera mu gitondo ukageza cyane ariko Imana hari ijambo ryo nubwo njecetse ngariko ndi gukora Imana bikanarangira bivuze ngo daimon tuyiseshangisha nubwo uba warwanye nayo kuva mu gitondo yego irigwanirira paka igisubizo kikaboneka daimon ikagenda yego Imana iraki yego abantu bashaka kuba badukurikiye hano bakahita bibaza ati se nta murwayi urasengera ngatahadakize. Yego mbo ikintu nakubwira gutinda hari igihe bitinda bigatindaho gake ariko igisubizo kikaboneka agakira bikamanya igihe kingana iki mbo wenda cyane umuntu nasengeye bigatinda cyane bigatinda muvande hari umuntu nasengeye amara umwaka ngimusengera rwose ariko ndakomeza ndishiramo imbaraga ukimusengera ubutayu ndabuzamuka amajonda yarara umwaka urashira ngera igihe rwose nawe ageze igihe cyo kwiheba atangiye kumbwira ni rwose ati Imana yavuganye nanjye iciye muri wowe ariko jazina irakiza. Hari ijambo n'uyu munsi akeshi iyo bavuze ngo Imana irakiza icyo gitera abantu kwizera muri iryo jambo iryo jambo no nanjye hari n'indirimbo ngo ndagutera muvandi ederi bivango Yesu arakiza we Yesu arakiza nabo bagasubira ngo arakiza
ubwo ngaho Yesu ubundi yo kurasa urayizi ushobora kuba ntayizi turariri mu masengesho ndayikoresha cyane cyane ndanubwo nataha mu rusengero ndayiribye ikintu nabwira abantu ikintu nize mu bintu byose wambwiye hari ikintu nize gikomeye ikintu nize gikomeye n'abantu badukurikiye abahanuzi bamwe iyo bagusenge bakabona ikigeragezo cyanze kuhita kigenda ako kanya hari igihe bacika intege ingenda unacika intege kuko mu bantu bazi kwihambira bakakomeza bakaba hamwe n'umuntu nubwo byabigoye gute kuko gusengera umuntu umwaka wose uzamuka ubutayu nabyo ni igikorwa cy'ubutwari ntabwo Yesu yigeze acogora kandi turi mu murimo Yesu ubundi byo Yesu yakoraga uyu munsi nitwe tubirimo ubwo bivuze nk'umurwayi wese waje kureba Mana irakiza yego yatashye abonye igisubizo nanjye mbangana ni diamond paka rigiye rimuvuyemo ngarize zengeza paka rigiye hari nabo dusengera twajya kumva turagiye ati turagiye ndaho tuzagaruka ikavuga ati turagiye ati yego ati mberutse gusengera umukobwa yari afite ubukwe yararasezerana hari ngo kuwa gatandatu noneho agira ikibazo hari kuwa kane urumva hari kuburamo umunsi umwe kuwa kane uwa gatanu kuwa gatandatu ubukwe buraba yego noneho yari ariwe mu rugo ari wabo mu rugo wa mukobwa aragenda arazinduka karekare yigendera ababyeyi baramubura bari bafite gahunda yo kujya kugura ibishingiranwa mu soko n'ibindi byose ahubwo we yitegera imodoka imujyana i Karongi aturutse aho bita Kurezine urumva harimo urugendo ry'Ikarongi ndabyumva Kurezine cyashye wubatswe ejo bundi yego azinduka karekare atega imodoka yigira Karongi umukobwa aramushaka baramubura bamushatse ibibazo biraba ati twabuze umukobwa kandi ejo bundi n'ubukwe noneho batangira guhamagara noneho hari umuntu w'Ikarongi yatahamagara ngamubonye ngo ari Karongi ngo kandi ngo arahagaze ngo ntakinda ari kuvuga ngo ahubwo ngo ari kwivugisha utugambo twishe ako kanya bahise bamubwira noneho mufate umuntu imodoka ujyemo mu modoka uzano Kurezine imodoka turayishyura wa mukobwa yatamuzana Kurezine bageze Kurezine barampamagara mbangira ngo ubuhamya ibintu bifatika byaho habonetse yego byabaye kuko impamvu mbivuga hari abantu benshi b'iki gihe basigaye bumva ngo abantu ngo ntabwo ari Imana iri kubakoresha ngo bavuga ibintu biri pirate bitari byo oya ndavuga ibintu bihari ibintu byagiye bibaho ibintu byabaye ku buryo n'uwo muntu twanamagara akazi gatambuka yego rwose noneho bampamagaye nahise njya kureba uwo mukobwa mbageze nsanga umukobwa byahindutse murebye mbona ibintu byahindutse ako kanya twese tujya mu mbaraga zo kumusengera turamusengera tumaze kumusengera wa mukobwa ngirambuye ikiganza yese yikubita hasi amaze kwikubita hasi atangira kuvuga guswa ndamusengera mbona urufura ruje mu kanwa mbona ibintu birakomeye aravuga gujwe mbona atagiye kugera aza kamfata ngabona ashaka kumfata iyo yari daimoni byo bari bamuterereje kumbi nundi mukobwa we mugenzi we wari wabikoze kuko we uwo musore we barakundanaga none arangije bangoya ntabwo yarashaka ko babana mbese abantu baba exit uvuga yego ndi yarashaka ko babana kuko uwo musore we yarazikaza abana n'undi mukobwa kandi bari inshuti noneho bigezaho umukobwa turamusengera maze kumusengera ngandi ijini ava ngo ndagiye ati ndagiye tundambutse ndarikanda ndamuntu aramusenge urugero hari ukujya usengera umuntu ukamusengera ariko noneho bwa buryo bwo kumusengera ukabona atari we kuko urugero ibyo bintu umuntu uri mu mwuka wamureba ukabona atari we ukabona hari yindi shusho ije noneho iyo shusho rero niyo ufata ukamufata iyo shusho uribuka Yesu yigeze abona umuntu wari urimo abadayimoni 2,000 arangije abo badayimoni bakibona Yesu barakangana bagira ikibazo bamaze kugira ikibazo ariko bitegereje Yesu basanga Yesu afite zende mbaraga bahise bamuvamo bakibona izo mbaraga za Yesu bahita birukira mu ngurube ngo Yesu ngafata ngahita boheza mu ngurube bahita bajya mu ngurube rero abadayimoni ngo Yesu asize mu ngurube ngo batuma nk'izo batare bahejuru nagiraga ngo ngomeze ngwereke gukora kw'Imana muri kino gihe noneho nanjye abo badayimoni be nibyo byari byakozwe n'izo mbaraga mbi bari bamuterereje iyo dusenga duhita tubona iyo shusho atari we ahubwo haba hari ibindi biba biri muri uwo muntu rero kwa kundi nevuze ukanda ijini iyo usenze ukamufataho ufata kuri uwo wundi muntu umurimo baba bamwohereje noneho niho utangira kuvuga noneho amasengesho kuko tuba twacanye umuriro atwika iryo dayimoni ryo wabohereje muri uwo muntu kugira ngo ubuzima bwe ndiyongere kuba uko yarari niryo rero utangira kuvuga
ati ndagiye, ati ndambutse, ati nambutse kure, avuga ibihugu, avuga ibintu byinshi, ati kandi ndagiye, ati sinzagaruka. Akimara kuvuga gutyo, wa mukobwa yongeye guhaguruka, ahaguruka atazi yari, ahaguruka atazi yari. Urumva twari twacecetse twanga kubivuga atagira abamenye ko umuntu ufite ubukwe ejo byagenze gutya ari kwambara ubusa ari kwikubita hasi. Yego, noneho wa mukobwa namaze kumusengera, daimoni iragenda, turagirukangana kuva icyo gihe na n'ubu. Umukobwa yubatse urugo, ibintu ni sawa. Niyo mpamvu nshobora kubonera ngabwira abantu bangurikiranye. Rero hari igihe umuntu aba mu bintu bikamubaho karande, umwaka wa mbere, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5. Nongere mbabwire ngo uyu munsi haje izindi mbaraga, haje izindi mbaraga, haje izindi mbaraga, kandi haje izindi mbaraga zitandukanye n'ibyo wabonye. Kandi buriya muri iki gihe Imana ikeneye, dore impamvu muri kino gihe narebye ngasanga hari ibintu Imana itari gukoresha abantu bamwe na bamwe. Muri iki gihe abantu usanga biyiriza ubusa, wasanga ari bakeya. Kandi ijambo ryaratubwiye ngo ndakini kirukana abazimu n'abadayimoni usibye gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana rero kugira ngo igukoreshe ibintu bikomeye, nawe ugomba kuba uri umusirikare wa gwenda yugama, ahubwo waranyagirwa, kuko Imana ibishaka kumukoresha ibintu bigize gute bikomeye. Hari umunsi umwe wigeze usura Pastor Labani, ndabyibuka, nubwo nanjye nari meze nk'umuntu utari hafi ndi kugenda, ariko icyo gihe twari turi mu bihe by'iminsi 3, iminsi 3 tutajya tutanywa. Noneho ariko ngerageje n'ubundi twatangiye ari ku cyumweru, urumva twatangiye ku cyumweru turinda tugera ku wa 4. Icyo gihe ndakidushaka ni izindi mbaraga, ni izindi mbaraga, kwigwizaho imbaraga. Yego, kwigwizaho imbaraga nabo badayimoni ngabo bose, kuko turabizi Imana, turabizi. Uyu munsi turi gusenga ariko hari n'imbaraga mbi. Ubabarozi bariyongereye, basigaye bakora ibintu by'imbaraga, bakoresha ibintu bikomeye. Natwe niyo mpamvu Imana muri kino gihe Imana igomba kudukoresha ibintu bikomeye. Hanyuma rero reka tujye kuri kakana. Murakoze cyane. Yego, sinshaka ukeza abantu. Ikintu nababwira, mwahuye na benshi, ariko uyu munsi haje izindi mbaraga. Amina, haje izindi mbaraga zitandukanye n'ibyo bari bamenyereye. Yego, nakiriye benshi. Amen, umuntu udasanzwe. Amen, amen. Twa tugeze kuri kakantu ku buzima bwawe, ni akaye kantu katumije wivovotera Imana mu minota mike kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Yego, mbo icyambere ikindi cyatumye nivovotera Imana, hari igihe nasenze nzarirake, nasenze ariko nataha nagera mu rugo ndagasabune. kandi buri ibintu byacu byo gusenga, wenda kuko turi hano nge nawe, ariko ugeze nko mu masengesho tuyoboye amasengesho itutu ribajya twuzuye utareba, kuko tuhaduhimbaza Imana, tusimbuka, besi umuriro twawucanye. Yego, noneho nagera mu rugo ngareba ngabura n'isabune yo gukaraba. Nari mfite none n'icyo gihe na ibyo byambayeho. Umugore wanjye twari tukiri abageni, afite inda ya mbere imaze amezi 7. Wajya mu rugo wavuye gusanga Imana ni wumviye gukorera cyane, muvandi cyane rwose, ngabyibazaho, ariko Imana ikambwira ngizangirira neza. Imana ikambwira ngo nzakugirira neza, nubwo bimeze gutya ariko nzakugirira neza. Ikindi cya kabiri nakubwira nivovotera Imana, uratuma dutinda kubera ko ikindi kintu cyatumye nivovotera Imana. Umunsi umwe, reka ngavugaho cyane n'undi mwese karamufasha. Umunsi umwe nagiye gusura iwabo kwa mabukwe, wowe mudamu wanjye. None ngezeyo nari mfite ipataro yo nari narasezeranye nambaye, niyo nari naraguse. Noneho tumaze kugira urugo, ibintu birakomera, mbo rukundi ngura indi pataro. Umudamu amese iyo pataro igeze igira cuyuka, bigeze igihe kubera kuyimesa nga hano ku ivi nyine, kubera kuyimesa hamera ngahoroshye, ku buryo gucika byari byoroshe. Noneho umunsi umwe ngiye iwabo w'umukobwa tujyanye na madamu, tugeze iyo ndicara, nicaye, noneho nga hano ku ivi haba haracitse.
hamaze gucika none mbita mfataho gucya kugira ngo mabukwe atabona hacitse kweri neza nk'ini ipantaro yego ukuntu bayimesa none kageze igikoro yego indodo zigashaka irute okay urakoze cyane nakaguru gutya zazigiye gucika n'ubundi zibaye kurangira zikahita zicika kabisa ubwo nibyo byakubayeho noneho bigeze aho ndangije ndahafata maze kuhafata ariko icyo gimana arandawe muvande ndinda ndaha mawukwe cyangwa ise w'umukobwa batabibonye oya bari bicaye hariya ndahafata noneho hani indebe yari hariya meza noneho ngira uko kuguru burayo meza ndibabibona noneho bigeze igihe turaganira cyakora umudamu wanjye warabibona ashaka kumbwira ati singuhe igitenge uwatwikirira abandi aya Atwashimwe n'abadamu nk'abo bashyigikira abagabo katave vuba noneho bigezaho igihe cyo gutaha nyine naratashye kuko ni hafi y'umuhanda nahagurutse nambafashe ukuntu nyine nuko siko basezera gute kaba mukono gute nyine nari yarangije ndababwira ati maze iminsi akaguru kajemo shoke ati maze iminsi akaguru kajemo shoke nuko nyine ngendera muri ibyo cyakora twateze imodoka turataha tugeze mu rugo nagize kwivovota ngira Imana ati Imana uzambe imyenda ibimbaye nde bizogere kumbaho Imana yarabikoze rero urabona uyu munsi mmeze neza cyane murakoze cyane abantu badukurikiye hejuru mukumva ko bihindutse birahindutse biraguye ariko none reka tumve ijambo ry'Imana iminota mike tunasoza n'ikiganiro cacu turaza gufata nimero yawe tunasengera abantu iminota mike kwa nyumva 3 nyayo murakoze cyane Imana ishimwe nguko nakubwiye Imana iracyakora niko navuze kandi Imana ifite byinshi byo kuvugana n'ubwoko bwayo mfite ijambo riboneka mu gitabo cya Zaburi ibice 20 tugiye gusoma umurongo wa 2 dusome n'uwa 4 dusome n'uwa 5 Zaburi ibice 20 umurongo wa 2 turongera dusome uwa 3 dusome n'uyu murongo wa 5 Imana ishimwe haratubwiye ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru 3 ikohereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero iguhe imbaraga ziva Isiyoni 4 yibuke amaturo yawe yose yemere igitambo cyawe cyokeje 5 ariho tugiye gusozereza iguhe icyo umutima wawe ushaka isoze inama zawe zose amena Imana ishimwe Imana ishimwe noneho iri jambo nanjye ryari maze ibisiri kumfasha ni nayo mpamvu Imana yarigambiriye ko ndivugira ahantu kugira ngo Imana ikomeze igire icyo ikorera abantu bose banyumvishe umurongo wa mbere tubwiye ngo Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago rero Imana ishimye cyane uyu mwanya iri jambo dusomye hari ikintu Imana igambiriye gukora Imana ishimye cyane mu yandi magambo hari igihe umuntu ushobora kuba wamutakira ndakumvi hari igihe ushobora kugwara ukivuza ahantu hose bikanga ariko iri jambo rije rivuga ngo Uwiteka akumvire Uwiteka akumvire waba urwaye ku burwayi bwawe Uwiteka akumvire ku munsi w'ibyago ushobora kuba waratakiye hari igihe urugero ushobora guhamagara umuntu kuri telefone akagukupa ariko Imana uyu munsi turi ku jambo rivuga ngo Imana ikumvire ku kibazo cyawe waba ufite Imana ikumvire kuri ubwo buzima bwawe wabonaga ndakigenda ndagisubizo bufite Imana ikumvire muri business zawe mu kazi kawe wakoraga bikanga none uyu munsi ijambo rije rikubwira ngo Imana irakumviye Imana ikumvire mukobwa wari umaze iminsi ushaka ibintu byo gushinga urugo bikanga Imana ikumvire iguje na sheri wawe Imana ikumvire we musore ungurikiranye wari umaze iminsi nawe upanga ibintu byo gushinga urugo bikanga Imana ikumvire mu izina rya Yesu Imana ikumvire mu rushako rwawe mu rugo rwawe wonaga divorce zije Imana ikumvire mu izina rya Yesu Imana ikumvire mu bintu byose ubona byari bikuyobeye Imana ikumvire muri iri jambo noneho hepfo ku murongo wa 5 hatubwiye ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka isoze inama zawe zose Imana ishimwe
muri iri jambo Imana iguha icyo umutima wawe ushaka. Ndago mbizi ngo ushaka icyo wongurikiranye, ndago nzi ngo ni ibiki ugambiriye, ndago nzi icyo washatse kikanga ni ikihe, ariko ijambo Imana ije ivugana nawe ngo noneho ije kubw'ibyo umutima wawe ushaka, mu bibazo byawe, mu bintu byose ubona bikuyobeye, mu byo ushaka. Uyu munsi hari ijambo ryatubwiye ngo uyu munsi twaje ubwa mbere tugeza tuvuga ngo hari izindi imbaraga. Umaze iminsi hari ibyo wumva, warurambiwe, warucogoye, ushobora kuba warumvishe abantu benshi Imana ibacisha mo ibyawe, Imana ikuvugana nawe ariko ugashaka igisubizo ikakibura. Ariko uyu munsi hari izindi imbaraga. Ijambo riratubwiye ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mukobwa, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mubyeyi, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mugabo, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Ahantu hose mu kazi, ibintu byose ubona byaranze, haba amadeni, Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka. Haba mu buzima bwawe, haba ku bana bige batsinde, kuko Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka. Mu buzima bwawe bwa buri munsi, ibyo wibajije bikakuyobera, Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka. Ako gahinda kawe, ibyo byari bigukuriza, Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka. Ibintu byawe byose byari byarananiranye, twavuze ngo hari izindi imbaraga, kandi Imana yongeye kugutabara. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Etaya mando ya sire klere tokere aseka. Ndabona Imana muri iri jambo hari abantu yongeye kugirira neza. Pere wa etaya mando ya sire klere tokere ngakira umugisha wawe. Enitaya mando ya sire klere byifuzo bya Imana irabikemuye. Enitaya mando ya sire klere tokere aseka. Imana mu kazi kawe irakuvuganiye. Ndabona hari umuntu ngurikiranye wari ukuvuga ngo ashaka akazi, yarashakishije biranga, Imana ikuremeye akazi mu izina rya Yesu. Etaya mando ya sire klere tokere aseka. Imana iramye ngo harundi ubuzima guhaye muri iri jambo. Pere wa Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka. Etaya mando ya sire klere tokere, aho tuyavugaga Imana irakuvuganiye. Pere wa etaya, ndabona hari umuntu wari umaze iminsi ari gusaba Imana umwana ngo abyare, Imana iravuze ngo iguhaye gutwitakira kubyara nawe. Pere wa etaya, umaze iminsi ufite umuntu mu bitaro, Imana iramukijije. Etaya mando ya sire klere tokere aseka. Ufite abana barwaye, bamwe na rimwe ukora ibimenyetso byo kuba ari ibintu by'ibisazi, waravuje ahantu hose biranga, Imana iravuze ngo igukirije abana mu izina rya Yesu. Enitaya mando, hari umuntu watakaje imodoka igenda mu buryo utazi, Imana igaruye imodoka yawe. Pere wa etaya, watakaje akazi, Imana iguha akazi. Pere wa etaya mando ya sire klere tokere aseka. Izi ndwara z'amayoberane Imana irazikijije. Fata mu mutima wawe, fata mu nda, fata mu mugongo wawe, aho hantu ufashe kuri ayo maguru, Imana iravuze ngo niyo hafashe wakire gukira, kuko Imana ikurengeye ikaba Imana igukijije. Twasomye ijambo riratubwira ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka. Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka wongurikiranye. Imana ihinduye ubuzima bwawe, Imana ihinduye amateka yawe. Enitaya mando ya sire klere tokere aseka. Imana iravuze ngo yongeye gushira umugisha mu biganza byawe. Enitaya mando ya sire tokere aseka. Pere wa enitaya mando ya sire tokere aseka. Kuri uyu munsi no muri iri jambo twumvishe, etaya mando hari ubundi butabazi buje ku buzima bwawe. Pere wa etaya, hari abantu bangurikiranye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana iravuze ngo mwakira umugisha kandi mwakira imbaraga. Etaya mando ya sire klere tokere aseka. Wowe wabashwe n'ibintu byo kujya mu bintu by'ibyaha, uri kubwira Imana ngo iguhereze agakiza, Imana iravuze ngo agakiza rakaguhaye, iguhaye imbaraga. Etaya mando ya sire klere tokere aseka. Nawe Imana iguhaye icyo umutima wawe ushaka. Etaya mando ya sire tokere aseka utakuwa, kandi Imana iramwe ngo hari abantu yishuriye amadeni. Pere wa etaya mando ya sire, hari abantu Imana ngiye guhesha agaciro mu miryango yabo. Enitaya mando ya sire klere tokere aseka. Umuntu wese ngurikiranye Imana imuhaye icyo umutima we ushaka. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Amena, amen. Hanyuma bakunzi ba Gonareke Plus ndetse na Ndi Kristo TV, tugeze mu kanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana. Twaganire kandi mwamubonye, Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza pe. Nshingiye no ku butumwa cyangwa se na message atahaye abantu, ku bantu bafite ibintu bitagenda neza, bidasobanutse neza, nizeye ko ari wo ubuhanuzi bumanuki. Hanyuma mukozi w'Imana, tugeze mu kanya ko kugira ngo abantu bazagukenera, bazifuza gusengana nawe nkuko nagiye mbibabwira kare, bazakubona mu buryo bworoshye, bashobora kunshaka bakambura, ariko iyo bakubonye bari byiza
kuruta watubwira nimero yawe kugira ngo abantu badukurikiye babashe kuyibona. Amena. Icyambere nabwo ndagushimiye cyane. Hari umuntu umaze iminsi ampamagaye arambwira ngo mbese ngo ko mutongeye gushyira ikindi kiganiro. Cyakora numva ndanezerewe. Ndabani rero Imana izongera imukoresha yongera atuzane. Rero nawe uyu mwanya ubaye igisubizo cy'uyu muntu wampamagaye. Mbese ubaye igisubizo cye nongera kubyumva udukurikiranye rwose. Nawe Imana iguha umugisha. Ese umugisha kuko mbese mw'abantu mwansabira imigisha namwe mu nkurikiye munsabira imigisha nyaboneka. Imana iguha umugisha kuko ngizi message hari abantu Imana yari yazigeneye. Bivuze ngo rero nawe yutaza wari kuba uri gutuma abantu batumva message zabo. Nawe Imana iguha umugisha. Kandi nanjye mu Imana iri gukoresha nanjye. Nawe urimo. Nanjye ndimo. Munsabira imigisha. Nawe urimo kandi dushimira na Pastor Labani. Nawe yarakoze cyane. Ndamusabira umugisha cyane. Yambuje nawe ambuza n'abandi. No mubyeyi Imana imumugisha cyane. Sawa rero. Yego nomero yanjye ni 078 60 32 52 ndasubiramo 078 60 32 52. Iyi nomero iba no kuri WhatsApp. Igihe cyose rwose wambamagara ni karibu no kugusengera nta kibazo, kandi nicyo Imana iduhamagariye mu gihe gisa niki. Murakoze cyane. Mwabantu mwe mwabonye ko tubakunda cyane. Imvura yanyagiye ntago byari byoroshye, ariko nanone ni umurimo w'Imana nkuko nagiye mbibabwira. Gukurikira Umwami Yesu ni ibintu bitoroshye, rimwe na rimwe bisaba gusiga ibyo wakundaga kandi ukajya n'ahantu hakuvunye. Bivuze ngo kuba imvura yanyagiye nimwe nabikoraga, ariko nanone Imana inkoresheje. Hanyuma rero ahangaha niho dusoreje ikiganiro cyacu. Niba wizeye nize kuri buze kubona igitangaza cy'Imana. Ikintu kimwe ukwiye gukora niba wagiye ukunda ibiganiro tukugezaho nuko wakora subscribe. Niba ufite inshuti zawe byaba byiza ufashe kino kiganiro ukagisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zibone imbaraga y'Imana, zibashe guhura n'umukozi w'Imana tuba twatumiye uyu munsi. Iyo ufite umuntu ukunda rero ntago umuhisha ibyiza, ahubwo umusangiza ibyiza. Ikindi niba hari ikintu twakosora hano twemera gukosoka, watwandika uvuga ati David, cyane cyane mukabivuga ibintu byo gukosoka ninjye mwajya mubibwira David ubutaha uzabikosore gutya ujye ukora ibintu gutya muri ubu buryo. Ariko nanone iyo tubwiye ko dukunda ukabwira umukozi w'Imana ko umukunda, aba ari byiza kuruta. Nomero yanjye ibiraho hasi. Iyo ushatse kumbwira ubutumwa inbox cyangwa se hari ibindi bintu ushaka kuvugisha inbox, ufata nimero yanjye. Umukozi w'Imana karame. Tugeze mu kanya keza, akanya nkunda nanone mu kiganiro cyane ntashobora no kwibagirwa n'umunsi n'umwe. Naka abantu baba dukurikiye bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, bafite ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bafite abarwayi, abantu bafite bari mu buzima butaboroheye, abantu bari mu bitaro, abantu bumva ubuzima bwabo bwarangiye. Nasanze ko na wa muntu twita ko yagezeyo yabonye ijuru, cyane cyane nk'umuntu wahanure wagiye hanze. Hari ukuntu twumva ko bagiye iwabo wabasenze, ariko mu by'ukuri bagira hanze ubuzima bukabagora, bakabaho mu buzima butoroshye. Niyo mpamvu kano kanya nkafata nkavuga ati rero reka mbwire umukozi w'Imana mba natumiye asenge ku bantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Buri muntu wese ufite ikintu asengera, cyaba icy'uburwayi, cyaba iki ibyo bintu byose. Niyo mpamvu usaba umukozi w'Imana nkavuga ati byibura umuntu utazaguhamagara, utazampamagara, ariko akaba yagize amahirwe yo gusoza kino kiganiro yizeye no muri isengesho rya nyuma Imana yakora. Niyo mpamvu uvuze ati reka dufate akanya dusenge aba bantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Ni karibu musabye aka kanya nguze kubidukorera, usenge abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, cyane cyane ko witwa Manirakiza. Amen. Yizere Imana irashoboye. Kadusenge. Mwami wacu Yesu, uri Imana uhabwa icyubahiro. Twagusabye ngo tuyobore, turagushimye ko bikoze. Uyu mwanya rero tubonye ni wa mwanya wo gusengera ibyifuzo bigiye bitandukanye. Hari abantu batukurikiranye cyangwa bazakurikirana iyi video. Nyemerera Mana aba bantu uzabagirire neza, bafite ibyifuzo bitandukanye. By'umwihariko hari abari mu kazi bari kuvuga ngo barindire mu kazi barimo. By'umwihariko hari abandi bari kuvuga ngo bahereze akazi. Abo bose ubahereze kazi, izina rya rihabwa icyubahiro. Hari abandi Mana b'abakobwa bari kuvuga ngo uzabubakira ingo. Mana uzubakwe ingo, Mana ku muntu wese ufite icyifuzo cy'urugo umwubakira urugo. Hari n'abasore nabo bafite icyifuzo ngicyo, nabo uzabubakira ingo, izina rya rihabwa icyubahiro. Nzengeye ababyeyi bose banyumva. Mana data, haba hari umubyeyi urwaye umugongo umukize, haba urwaye mu nda umukize, haba urwaye Mana amaguru umukize. Mana data, ibi byifuzo byose umuntu wese
wese ungurikiranye uzumva iyi video akaba arwaye, imbaraga zawe zizamukoreho kuko twavuze ko Imana igihe cy'umutima wawe ushaka aba bantu babone gukomera kwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abafite Mana ibyifuzo byo kuvuga ngo ububakire ingo uzubake uko bukeye uko bwije. Mana ama divorce turayirukana, turahagarika divorce ku buzima Mana data bwizi ngo zizangurikirana, wubakize ingo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dasengera abantu bafite akazi kabo bakabona harimo umuyaga, harimo ibintu Mana data batanejejwe nabo, izi ngo Mana data uzazubake. N'abantu bafite akazi Mana babona hari ibintu bibabangamiye, aka kazi uzakuremo indambaro bagwanirire babe ku kazi kabo baguwe neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nzengeye abantu bose bari mu bihugu byo hanze Mana data bazangurikirana, ibyifuzo byabo bose ubisubirize kwiyubahisha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abafite amadeni ubishyurire kugira ngo uhabwe icyubahiro. Navuze ngo abadafite akazi baha akazi Mana, bafite akazi kakaba Mana karahagaze, wongere ubaremera akazi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nzengeye abantu b'ibitaro ugere yubakize, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nzengeye abantu bose Mana data muri gihe ngiki bafite ibintu bibagoye, bafite ibintu bibababaje, etaya mando yasire urakoze. Mbonye hari umuntu Imana ikishije kaseri, etaya mando yasire tokera sika. Mbonye hari umuntu Imana yirukanye kaseri y'ukuguru kw'ibumoso, uyu muntu afite amaguru gabyimbye, Imana ngira kurengeye mu izina rya Yesu. Urakoze, uhabwe icyubahiro, komeza urengere, yego Mana ushimwe, uhabwe icyubahiro, urera. Urakoze Mana, urakoze. Hari umuntu ungurikiranye Imana, hari ibyiwe ndabona hari imbaraga mbi byatwaye ibintu byiwe, ibintu byari by'umugisha wawe, hari imbaraga mbi byatwaye umugisha wawe. Imana iravuze ngo ikugarurire umugisha. Hari ukuntu wari ufite business yagutse, ibyo bintu byose byarahagaze, wari ufite akazi karahagarara, hari ubuzima, hari uburyo wari ubayeho ukabona ibyo bintu ari byiza, ariko ibyo bintu byagiye bihagarara. Imana iravuze ngo igaruye umugisha wawe. Wowe wabonaga ikibazo mu kazi kawe gihari, Imana iravuga ngo iraguhagarariye mu izina rya Yesu. Wowe wari urwaye ibi bintu by'ingwara z'amadiyabete, ibintu bikomeye mu mubiri wawe,